Uze cyane uvuze ijambo utuma ngera ku kibazo nifuzaga kubaza ariko nyibaze mushiki wacu yo nguyo. Umusore n'inkumi bakundana. Birashoboka ko bashobora gukora amasengesho yabo bonyine ari babiri nta wundi muntu uhari. Ngiye kubishoboka. Oya nabishoboka. Birashoboka. Birashoboka ku ruhande rwanjye. Oh, haleluya Yesu. Mana tuje imbere yawe. Tuje kuvuga imirimo yawe ukora. Tuje kuvuga ineza yawe. Hari byinshi wakoze muri twebwe. Watubereye Imana muri byose. Ushime karuhura. Imbaraga zawe zirakomeye. Zisumba ukwezi. Reka twongere tubasuhuze mwebwe mwese inshuti zacu, inshuti za gusengerwa. Tubahaye ikaze muri kino kiganiro nkuko duhora tubibasezeranya. Twiteguye kujya tubakorera ibyiza byinshi kandi bizajya bibafasha bikanezeza imitima yanyu, ariko kandi n'ubugingo bwanyu nabwo bugatera imbere bugakura. Uyu munsi rero nkuko mubibona twiteguye kubaha ikiganiro cyiza cyane cyane ndarike urubyiruko kugira ngo abajene mwigire hano hafi kugira ngo tuganire dusangire inama n'ibitekerezo. Uyu munsi rero dufite cya kiganiro cyacu kigiye kugaruka uyu munsi. Tubahaye ikaze kugira ngo mwigire hano hafi tugikurikirane. Ikiganiro ni indamutso y'urukundo. Tubahaye ikaze rero mu kiganiro indamutso y'urukundo. Ntabwo ndi jyenyine ahubwo ndi kumwe, ntabwo ndi ubita abashyitsi hano ku gusengerwa n'abasangwa, ariko reka mbaze mbahe ikaze muri studio za gusengerwa. Tubahaye ikaze. Uyu munsi ndabakira mpereye hera, reka mpere hakurya hariya hari umugabo munini cyane, reka tubanze we duhe ikaze. Tuguhaye ikaze muri studio za gusengerwa. Ndabashuje mwese abakunda gusengerwa mwese. Wanatwibwira se? Nitwa Imana Wararese. Ndi umukristo. Yego. Ndashije. Urakoze cyane. Tuguhaye ikaze. Iruhande rwawe hari umukobwa mbona wasokoje neza cyane. Reka nawe tumuhe ikaze atwibwire. Yego murakoze cyane. Nitwa Natasha Karangwa. Ndi umukristo ndakijijwe. Yego nibyo ngibyo murakoze. Natasha tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Iruhande rwa Natasha kandi iruhande rwanjye hari undi muntu mbona witonze cyane. Reka nawe tumuhe ikaze muri studio za gusengerwa. Hanyuma nawe atwibwire. Murakoze, nitwa Kandanga Kelia Merveille. Nkaba ndi umukristo ndakijijwe. Kandanga tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Kandi mwebwe mwese tubahaye ikaze muri studio za gusengerwa. Nanjye rero turi kumwe ndacyayisenga Damascene, mumaze kumenyera iri jwi ryanjye. Tubahaye ikaze rero kugira ngo twishimane kandi turusheho kuganira. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku rukundo. Tugiye kuganira ku ngingo cyangwa se ingingo nkuru ivuga ngo ni gute urubyiruko rw'abakristo rwakwishimira mu rukundo. Ese biremewe ko urubyiruko rw'abakristo rwishimira mu rukundo? Bishima gute mu rukundo? Urukundo barunezererwa gute? Ese hari umupaka urubyiruko rugira mu rukundo? Hari aho rugomba kurenga no rutagomba kurenga? Tugiye kubiganiraho, turaza gusangira ibitekerezo, turaza gusangira ijambo, turaza kubiganiraho twumve niba urubyiruko rw'abakristo rushobora kwenjoyinga cyangwa se kwishimira mu rukundo bigakunda. Kandi bakabikora batagiye mu byaha. Wararisi rero. Ngira ngo ijisho rya mukuru burya ryo rifite no kundi ribigenza, rirazinduka rikareba. Birashoboka ko urubyiruko rwakwishimira mu rukundo? Yego birashoboka. Gute? Uburya kwishimira mu rukundo ntabwo ari ukujya mu byaha. Oya, ariko birashoboka ko urubyiruko rwakwishimira mu rukundo bitewe n'urukundo urwarirwa. Hari igihe ushobora kugira abashuti bawe, bagenzi bawe, mugasohoka tujye mu byaha, mukagenda mugasangira, mukishima. Urukundo rusanzwe bw'abashuti y'abantu biganye, urubyiruko bariganye, barangije amashuri, byo bagasohoka bakagenda. Biremewe ari abakristo. Hari nubwo kandi nanone mushobora kwishimira mu rukundo muri fiançailles. Kuko nkanjye narayikoze. Narayikoze mbamo mu rubukwe
nabyo kandi birashoboka ko nabwo mwanasohoka mukagenda, njye numva birashoboka kuko icya mbere agakiza ka umutima, wowe na fiancé wawe mukijwe mushobora kwishima mu rukundo mukagenda mugasangira mugataha amahoro mutagiye mu mafuti. Werarisi ngira ngo utubwiye ko na fiancé yawe wayigezemo, ntabwo turi wenda turi buze kugera aho ngaho cyane, ariko ndagira ngo nkubaze wenda ikibazo cy'amatsiko ndi buze kuza kugira, wowe nawe na fiancé wawe cyangwa ubu ni madamu wawe mwigeze mufata urugendo, wenda sinzi aho mwari mutuye, wowe ne mukora urugendo rw'ubutembere muri mu rukundo, wowe nawe nta wundi muntu muri kumwe? Cyane rwose, ahubwo se bitarabaye ahubwo bari urukundo, ntabwo mbizi, natwe nicyo turimo twibaza. Birashoboka yuko urubyiruko rw'abakristo rwakwishimira mu rukundo, nicyo turimo twibaza. Umunyamakuru, uramutse utishimye mu rukundo wazuba ku rugo waricujije, cyangwa se wakubaka urugo umeze nk'imfubyi, kuko kugira ngo umenye umuntu muzabana umumenyera mu rukundo. Ntabwo rero bivuze ngo wakura n'umuntu ngo ugende ujye wihisha mu cyumba iwanyu, n'undi yihishe mu cyumba iwanyu mujye muvugana kuri telefone ngo uvuge ngo nibwo mwirinze. Oya, ugomba kugenda mugasohoka mukaganira, ukaba ufite icyo bita imbaraga z'umutima zo kurinda ubuhamya, kumenya ko uri umukristo, ndetse na fiancé wawe nawe akaba ari umukristo, nawe yaba atari umukristo kandi, kuko umuntu ashobora kuba ari umukristo undi atari umukristo, wowe ukamwerera imbuto, ukamubwira nubwo twasohotse ngende umukristo, turasangira tuganire twishime, ariko tugira aho tugarukiriza. Natasha, Yego. birashoboka ko urubyiruko rw'abakristo rwakwishimira urukundo? Yego, urubyiruko rw'abakristo ndetse uretse n'abakristo gusa, navuga ngo urubyiruko muri rusange rwakwishimira ndetse rwishimira urukundo. Ni nayo mpamvu ntekereza ko buri samedi, buri dimanche, buri kwa gatanu dufite ama mariage. No kubera ko nyine hari abantu bagize igihe gihagije cyo kwishimana nyine mu rukundo rwabo, bikagera aho ngaho bakabona batera indi ntambwe yo kubaka urugo. Rero hari n'igihe ntabwo ari ngombwa gusa kugira ngo abantu babe reka tuvuge ngo baryamane ngo ni uko ibyishimo nyine nibyo byishimo bihari gusa mu rukundo. Hari ibintu byinshi cyane mushobora gukorana bituma mwishimira nyine ibyo bihe murimo, bitari ngombwa ngo mugomba kuba mwakora ibyaha ibyo ari byo byose kugira ngo mube mwakwishima. Ariko Natasha, iyo uvuze gutyo ntabwo twumvikana kuri icyo ngicyo. Urukundo, iyo ukundana n'umuntu, ufite umusore mukundana, muri kwa kwishimira urukundo akenshi na kenshi no kuryamana bizamo. None umukristo we nibyo akwiye kwishima muri ubwo buryo nawe? Oya, kubera ko nk'abakristo iyo umuntu abaye umukristo hari ibintu areka, hari ibintu asiga inyuma, hari ubwamo buvuyemo, kandi ubwo bugiyemo ntibukwemerera gukora ibyo wavuyemo. Rero niyo mpamvu hari izindi ndangagaciro uba ufite ugomba kurinda, uba ugomba no kuzatoza wawe. Rero niyo mpamvu uko byagenda kose wirinda, si uko utaba ubishaka, si nuko mukundana ataba abishaka, ariko mwese muba mubizi neza ko nyine ibyo bintu atari ibintu navuga ngo mwemerewe, ntabwo aba ari ibintu mwemerewe, ntabwo izo ndangagaciro ari iza gikristo. niyo mpamvu tuzabikora. Reka ngaruke kuri mushiki wacu hano nawe. Urubyiruko rw'abakristo hirya hariya iwacu mu matorero no mu madini aho dusengera, bashobora kwakira gute umusore n'inkumi bari mu rukundo, babonye bazindutse bagiye ku mazi cyangwa se ku kivu cyangwa se ahandi hantu nyaburanga, bo bishimiye, bumva umutima wabo wishimiye, bashatse kujya gutembera? Ese jewe n'umukunzi wanjye tujyanye atari umugabo n'umugore, tukiri abafiyanze, tukiri mu rukundo, aho iwacu bwa buhamya bwanjye bashobora kubwumva bukanezeza itorero nsengeramo ukurikije sosiyete cyangwa se uburyo tubayeho nk'abakristo? Yego,
ntabwo ukurikije sosiyete cyangwa abakirisitu tubayeho ari nacyo kintu cya mbere tunenga. Ntabwo ubuhamya bwanjye mba mburinze, kuko hari umufaransa yaravuze ngo la réputation qui compte, ni ukuvuga ngo uwo ibyo nsiga inyuma nibyo bikonta kurusha uwo ndiwe uno munsi. So ku itorero ntabwo babibona neza pe, ntabwo babifata neza, ariko ntekereza ko ahubwo rwakabaye ari rwo rubuga noneho badushishikariza kugira ngo dukore ibintu byose mu mucyo. Buriya iyo ikintu wagikoze mu mucyo nkavuga ati wenda barabizi ko njye na runaka dukundana, ni urugero, ntabwo twihishe, vuga ngo tuzarinda ya reputation yacu hagati yacu twembi, tuvuga ati kuko tuzi ko itorero ribizi ko wenda dukundana, ko bazi ko twagiye, reka twe gukora icyaha. Hari ikintu nyine iyo uri public cyangwa ikintu cyarasohotse wigengesera ukavuga ati nk'urugero barabizi ko njye na runaka twagiye Gisenyi, hari abakundana baririmbana mu makwara agiye atandukanye, so akavuga ati ubwo perezida wa korali arabizi ko twasohotse, twirinde icyaha kuko twasohotse hanze yo kuvuga ngo yacu twembi, ntabwo bikiri kesi yo kuvuga ngo yanjye nawe. Ariko uravuga ati nubwo twihishe niwe ntawe ubizi, reka n'iki kibi kuko ntawe ubizi. Icyo gihe rero rimwe na rimwe kutatwemerera cyangwa kuterura ngo uvuge ati birashoboka ko mwasohoka, hagira ikintu kibi kibamo, hagira icyaha kibamo, ahubwo mukishimira rwa rukundo rwanyu, ahubwo ibitekerezo byinshi hari abantu benshi ngewe nzi nko mu rugo no kuri telefone badashobora kugira ibitekerezo, ukavuga ati reka gusohoka, nuko ibitekerezo bibaye byinshi cyane. So gusohoka ni byiza, biraruhura, icyo ni icya mbere, bituma abantu benshi bagira ibitekerezo. Hari abantu bajyaga bavuga ngo mu kabari haba harimo ibitekerezo byinshi, kuko basohotse bavuye muri, akenshi iyo dusohotse ni ukuvuga ngo niba ndi mu rugo ndi mu gahinda, ndasohotse ngiye hanze, nyine ka gahinda ngasize mu rugo. Niba ndi ku kazi mfite stress, ntabwo nzagira ibitekerezo byo kuvuga ngo reka njye, nyine ya stress nayiretse, nagiye hanze, noneho nabaye open, nafungutse, ntagiye gutekereza amaproje menshi atandukanye. Niyo mpamvu bavuga ngo hanze haba ibitekerezo. Hanze ushobora kuhajya ukagira ibitekerezo, hanze ushobora kujya hajya ukishima, hanze ushobora kuhajya ugakira ibikomere. So numva kujya hanze nta cyaha kirimo, ngiye ku bwanjye. Natasha, uyu munsi wa none ubaye ufite umukunzi kaguhamagara cyangwa se mukabona naga kubwira Natasha, nifuza ko dutembera. Abantu benshi bakunda kujya ahantu hari ubwiza nyaburanga, nature, amazi, cyangwa se ahantu abona umutima we wishimiye. Agusabye ko mujyana, ikintu cya mbere watekereza ni iki, cyangwa se utekereza iki? Ikintu cya mbere ntekereza nuko nyine tugiye kugenda tukaganira tukishima, mbese ni ibintu nta kindi kintu mbona numva kibyihishe inyuma kirenze kuba tugiye kugenda nyine tukareba ayo mazi, mukajyana ahantu nyine utegeze wenda ugera, cyangwa se wagize gakeya, uyu munsi ukaba ugiye kuhagera ukahareba, mukicara mukaganira ahantu hatandukanye no mu rugo. Nta kindi gitekerezo kirenze kuba ari ahantu nyine tugiye kugenda tukagira ibihe byiza bisanzwe. None se uko gutembera kwanyu mwembi babiri, ntushobora gutekereza yuko gushobora kuba kwaza kubagusha mu mutego, mukaza kuva mwakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka?
reka nse nkwereke uburyo ibintu bimeze uburyo ngiye mbitekereza ibi bintu iyo umuntu agiye kugwa iyo umuntu ari bugwe mu cyaha sibyo iyo umuntu ari bugwe mu cyaha ntagena kimwe cyane cyane iyo ari icyaha navuga ngo cy'ubusambanyi ntabwo ari ikintu navuga ngo kiba kigutunguye kubera ko hari ibintu byinshi ama steps menshi akibanziriza mese niyo ntabwo ushobora kubwira umuntu ngo naguye mbyisanga kubera ko ntago mbese habanza ibintu byinshi cyane kugira ngo mugere aho ngaho ahubwo ikibazo kiba gihari ni uburyo wowe n'uwo mwajyanye mu byumva ese wowe iyo urimo gutekereza kugenda ugasohoka ukareba nyine ubwiza nyaburanga nk'uko wabivugaga niko nawe waba bibona cyangwa we muri kuri paje zitandukanye warimo guhita kubona ukundi kuntu ko ari bukujyane nyuma akakuza kukujyana ahandi hantu akabanza akagucenga niho hazira cya kintu ese ukundana nande ese mubona ibintu kimwe iyo uvuze ngo njyewe Natasha ndi umukristo njye nshaka kwirinda nkageza kuri mariage ese nawe nikabibona cyangwa muri kuri page zitandukanye ibyo urimo gutekereza si byo arimo gutekereza rero njyewe ku rwanjye ruhande ikintu cya mbere cyagakwiye kubaho ni iyo mugitangira gukundana gusetinga limite hakiri kare nimba mugikundana ukavuga ati limite zacu nahangaha ntabwo tuzaharenga. Natasha, yego, hari umugabo umwe w'umwongereza yanditse igitabo kivuga ku rukundo. Yego, aravuga ngo gukunda iyo ukunze uba umeze nk'umusazi. Ngo hari serire zimwe z'ubwonko zipfa kubera urukundo. Yego, ugasanga rimwe na rimwe ujya ubibona bamwe bajya barwara mu. Yego, turabyumva. Urabyumva, ushobora kubyumva. Akenshi na kenshi kugira ngo uwo muntu akire akira ari uko abonye uwakunda cyangwa se yarwariye amuru. Ariko kirashaka kukubwira uwo mugabo icyo yagarutseho, yavuze ko hari serire zimwe z'ubwonko zangirika kubera urukundo. Yego, uwo muntu wangiritse serire y'ubwonko urumva ko afite ikintu arimo arabura. Yego, mu magambo meza twajya kumugereranya na wa muntu ubwonko bwe busa n'ubwatakaye. yego, mushobora gukontorora gute urukundo rwanyu mwese, buri wese ashobora kuba yagize icyo yangirikaho, cyane cyane ko muri hahandi mwembi mwicaye muri babiri hariya, uretse ijisho ryonyine ry'Uwiteka ribareba, nta wundi muntu bareba. Mwebwe ni gute abantu babiri mushobora kuba mwangiritse mu bwonko mushobora gukontorora emotion zanyu? Yego, ikintu numva nasubiza kuri icyo kintu birasekeje gato, ariko ikintu numva nasubiza kuri icyo kintu, icyo gitabo sinigeze ngisoma, mba ahubwo mfite amatsiko yo kugisoma. Ariko njyewe igitabo nsoma kandi nemera ni Bibiliya. Bibiliya imbwira ko urukundo rutirarira, imbwira ko urukundo mbese description y'urukundo mbona muri Bibiliya nge niyo nkomeza. Ibyo gupfa ubwonko n'ibiki numva ari ibintu bindenze, ariko nge ntekereza ko urukundo ubundi nta kintu cyagakwiye kukwicaho. Iyo byatangiye kukwica, byatangiye kuzajya hazamo ibintu by'uburwayi, ndakubwiza ukuri kurwo nta rukundo rurimo. Kubera ko urukundo ni amahoro, ntago ari ukurwara, si ukujya mu bitaro. Ndatekereza ubu ngubu we ubuse na n'ubusa ari mariye, ibyo byose na n'ubu uracyari mu rukundo. Ese hari igihe wageze wumva wangiritse, wageze wumva ugiye kurwara ngo ni ukubera ko wakunze umuntu? Ibyigeze bibaho. Rero kandi dufite ingero nyinshi z'abantu bari mu rukundo kugeza aka kanya bategeze bagira ikintu na kimwe bangirikira. Ahubwo igihe cyose uzaba wakunze umuntu ugatangira kurwara, uwo muntu umuhungire kure, jya kure. Niko mbitekereza. Reka ngaruke hano. Umugabo witwaga Dawidi wigeze kureba Mukaburiya, amurungurutse gatoya, aramwifuza, ntiyanamwifuje gusa, ahubwo yakoze ibishoboka byose bararyamana. Kandi Bibiliya iravuga ngo Dawidi yari umugabo washimwaga n'Imana. Imana ubwo yarabihamije ngo jyewe Uwiteka mbonye umuntu ufite umutima umeze uko nshaka, donc umutima nishimira.
none bariya abantu babiri genda cyabafiteho impungenge bakoze sorte cyangwa se bica ahantu barimo baganira ni bonyine ruriya rukundo hari n'igihe uganira n'umusore akubwira wenda reka mvuge ku musore akubwira ngo musheri ngo nindara ntakubonye ndapfa ngo cyangwa se ngo ni bitagenda gutya ngo ndumva ngo nza kuba ntameze neza. Ibyo bintu ayo marangamutima urubyiruko muyakontorora gute? Ikinyarwanda kirabivuga neza ngo namareshya mugeni, ntabwo ari byo, ari kukureshya nibaza ko ari nko kugushuka, nugushakashaka. So rero ntabwo kuri iki gihe cyangwa kuri uyu mwanya tuba turimo ntabwo tuba turi gushukana. Icyo ni icya mbere. Hari ikintu tujya tuvuga ngo gusenga, umukristo ubundi ni gusenga, ubuzima bwe bwose ni gusenga. So hari igihe usenga, hari isengesho abantu benshi njya numva basenga ati Mana niba bitari mu mugambi wawe ntibipfe, ntibimveho ariko bipfe. Niba rero tubanza gusenga tukavuga ati niba ibi bitari mu mugambi wawe bipfe, niba koko ibyo turimo bitari mu mugambi w'Imana, byagakwiriye kuvuga ati iyo sorti nyine wenda iveho ku bundi buryo bugiye butandukanye. Ushobora kumva ni urugero ati twari dufite gusohoka ariko twari buce kuri Nyabarongo yuzuye. Ni ubushake bw'Imana bwabaye kugira ngo bitugende. So nibaza yuko kugira ngo twebwe ubwacu twiproteje twagakwiriye kuzajya dusenga. Nako ubundi ukuntu tubayeho nk'abakristo niko ukuntu tubayeho. Urabanza ugasenga niba ari umugambi w'Imana ariko ukuntu byateganyijwe bigapfa, kandi ukumva utakomeretse, kandi ukumva nyine uracyishimiye wa muntu wawe, uracyumva umukunze, ntago byatumye utamukunda. Damascene, iki kiganiro ni ikiganiro cyiza, ariko nagira ngo ngerageze kubwira ibyishimo mu rukundo rw'abakristo. Nta n'ahantu haba ibyishimo nko kugira umufiyanse, umusore akijijwe n'umukobwa akijijwe. Icya mbere tuba dufite icyo bita nza ni amakuru duhabwa nijoro. Iyo umusore n'umukobwa bavuganye n'Imana, umusore ashobora kujya kurambagiza yaravuganye n'Imana, ndetse n'umukobwa nawe afite amakuru ndetse n'ibimenyetso. Umusore aza kumurambagiza agasanga ya makuru wa mukobwa afite ahuye neza n'ibyo Imana yamubwiye. Ni ukuvuga ngo ahanini ikiturinda cyangwa se ikirinda njye nk'icyandinze hari amakuru nari mfite, nawe hari andi yari afite. Nje murambagiza nasanze afite agenda, yaranditse ari ku ishuri ibintu Imana yamubwiye, ubukwe bw'Imana izamukorera, umusore uko azaba ameze, byose abifite. Nanjye nari mfite andi makuru. Guhura kwacu natwe rero tugahura dufite amasezerano, kujya mu byishimo by'urukundo, twabanzaga kuvuga ibintu Imana yatuvuzeho n'ibyo Imana itubwira. Mbwira urubyiruko dukurikiye, urukundo nyarukundo, ibyishimo mu rukundo byiza kurusha ibindi ni ukugira ibyishimo mu rukundo, mugasohokana fiyanse wawe mukundanye munasenga. Kuko iyo munasenga hari amakuru ijuru ibaha, na hahandi ujya mwasohokeye Imana ishaka kuhaganiriza. Ariko urarise urimo urambwira twe twavuze kwishimira mu rukundo k'umukristo. Wowe uri kunjyana ku ruhande rumwe. Hari umuntu winjiye mu itorero mo indani imbere, aza no kugira amahirwe Imana imuha impano zitandukanye,
aza no kugira amahirwe ajya mu rusengero arasenga ahura n'abakozi b'Imana baramubwira ngo bizagenda gutya ABCD bamubwira byose none se uriya muntu we utarigeze ugira amahirwe yo kuba yarahuye n'uwo muhanuzi ngo amubwire ngo imbere yawe bizaba bimeze gutya na gutya ariko nawe arajya mu rukundo ese we najya mu rukundo azabasha kwenjoyinga rwa rukundo gute wowe utuhaye urugero tubwiye yuko wowe na madamu mwahuye buri wese afite amakuru ariko hari undi udafite amakuru y'uwo bazabana ahuye nawe Larisi ahuye na Damascene ahuye n'undi ariko nawe akeneye kwishimira mu rukundo rwe ese we azabigenza ate uyu icyo akora tuvuge ufite gahunda yo kujya gusura fiyanse wawe cyangwa se gusohoka akenshi impungenge zikunda kugira abakobwa ikintu ukwiye kubanza gukora ukwiye kubanza gusenga ugasengera urugendo ugiye kujyamo hari no gusenga Imana ikaguha amakuru ukabireka kubyumva hari no gusenga Imana wagenda nzabana nawe abakristo akenshi iyo ukijijwe ntibikuraho kwishimira mu rukundo ariko ugiye gusohoka banza usengere urugendo ugiyemo ya masengesho wasenze uzi ikintu ukorera naho Imana itavuga iyo wasengera urugendo ugiyemo na fiyanse wawe Imana muragendana ni ibyo mwamuganira byose umwuka w'Imana wagukomanga abakubwira ariko nubwo muri kwishima ariko nturenga kuko wiragije iki Imana hari akantu gato nashaka kongeraho bakomeje kutubwira ko gusenga ku buryo abantu bakijijwe bagakwiye kubaho bagakwiye gusenga bajya no gusohoka bakabanza bagasenga kugira ngo nyine bagire amakuru n'ibintu byiza nashaka kongeraho akantu noneho kari practical ushobora gukora mbese kandi ni ikintu Bibiliya itubwira mbese Imana idusaba guhunga ubusambanyi ntago Yosefu yageze mu gitanda na nani na n'umugore wa Potifari kugira ngo cyangwa se urumva ntago yari kumenya ko agomba kubanza gusenga kubera ko umugore wa Potifari ntago yarazi amakuru yibigiye kumubaho ariko yari afite mwuka wera umurimo umubuza gukora ibyo bari barimo kumusaba rero ikintu cya mbere gihari kuba mwasohokana nta kibazo kuba mwajya hehe ku mazi aho mwajya hose burya nta kibazo kubera ko ibyo abantu babatekereza n'ubundi wabishaka utabishaka abantu bafite uburenganzira kuba bafite ntukanababazwe ngo ari n'umuntu ngo wavuze kubera ko afite uburenganzira bwose bwo kuvugaho ibyo ashaka nta cyane kimwe wakoze burya ahubwo ikintu cyonyine wagakwiye gukora ni ugutekereza ko ibyo byose hari impamvu Imana yadushyizemo hari impamvu Imana yaduhaye umwuka wera hari n'impamvu Imana yaduhaye conscience umutima nama rero gerageza nimba udafite mwuka wera ukoreshe umutima nama wawe ese ubona aho hantu nuhajya nta buryo muraza kuba muri mwenyine hazimije kubera ko ibi bintu ntago bikorerwa mu mwuka ni ibintu biri mu mubiri nibi kandi ukundana n'umuntu ibyo byose nuko uba hari uburyo nyine umufitiye attirance mbese umureba ukamwifuza bitandukanye n'abandi rero kubera ko n'ubundi ntabwo uba warakunze abo bantu bose hari icyo umubonamo gitandukanye rero ikintu cyonyine gikora nuko utagakwiye kwiretruva uri kumwe nawe muri babiri mwenyine urakoze cyane uvuze ijambo utuma ngera ku kibazo nifuzaga kubaza ariko nkibaze mushiki wacu yo nguyo umusore n'inkumi bakundana birashoboka ko bashobora gukora amasengesho yabo bonyine ari babiri nta wundi muntu uhari ngiye kubishoboka oya nabo bishoboka birashoboka ku ruhande rwanjye uko mbitekereza nuko ngoko icya mbere Natasha atubwiye ati ifo guhunga icya kabiri umuntu ashobora gukoresha icya kabiri ni ubwenge niba ahantu tugiye gusengera ari mu butayu turi babiri amasengesho n'ayanjye nawe ariko tuvuge turi mu butayu hari ubutayu bugiye butandukanye hari ku mazi hari ku
misozi hari ahantu henshi hagiye hatandukanye so niba dushobora kugenda aho hantu wenda ha babiri turi babiri tugasenga byashoboka ariko nidushiramo ubwenge ndagukunda urankunda tugiye ngo mu cyumba cya twenyine tuzatekereza kabiri ese ntabwo dushobora kugwa icyo ni icya mbere nitubona dushobora kugwa tuzagenda ku mazi hari ibyumba hari n'ahandi henshi hagiye hatandukanye umuntu ashobora kugenda ku mazi ugasenga n'umukunzi wawe bikagenda neza ariko mu cyumba nabwo birashoboka cyane cyane iyo wishizemo iki gikurikira niwumva ko muri fiyansaye umuntu muri kumwe ashobora kuba ari umukandida w'undi muhungu ubwo ndavuga umuhungu natekereza ko njyewe Merveille yego turi kumwe ariko birashoboka ko ari umukandida ku bugore cyangwa ari umufasha w'undi muntu nanjye Merveille nkavuga ati noneho umuntu turi kumwe nawe ni umukandida w'undi muntu turi kumwe yego turifuza gukomezanya urugendo ariko we never know ndamukunze aramunze ariko inzira zishobora gutandukana icyo gihe bizakuvuga ati noneho reka ndinde kwangiza kandidatire yanjye kuri wa muntu wanjye ntaramenya maybe ashobora kuba ari uwo ngo turi kumwe ako kanya maybe ashobora kuba ari undi muntu so turavuga rero kubera ko ntazi kandidatire yanjye ahantu nzayijyana niyo mpamvu ngomba kuyirinda niyo mpamvu icyo gihe niba uri naho ngaho uzavuga ati jama turakundana ariko kandida wundi muntu icyo gihe bizabafasha kwirinda urakoze hari mushiki wacu nawe wera tuje tugarukeho nawe byari ibitekerezo bibiri ikibazo cyabaza ngo se jewe n'umukunzi wanjye cyangwa we n'umukunzi wawe byakunda ko musenga na mwenyine urugero ni cyumba cy'amasengesho cyangwa se n'umutwe mwagiye gukora umwe aratubwiye ngo yego birashoboka cyane ndati ntabwo bishoboka tumaze ko mu ruhande rumwe kubera iki bidashoboka kubera iki bidashoboka hari ibintu kandi negeze kuvuga ku kintu cyo kwirinda kurya kwirinda ni ikintu gikomeye cyane sibyo Imana idusaba mbese ni ikintu Imana yasistaho cyane bisomye muri Bibiliya mbese ni ikintu abantu bose ushobora kubona bama personage yagiye aba abantu bakomeye cyane mu mateka ya Bibiliya abantu bagiye bagira ibintu byinshi birinda rero ikintu cyonyine ikintu numva navuga ni iki kintu kuvuga ngo kuba muri kumwe muri babiri hari ikintu nageze kuvuga ngo hari ikintu bumubonaho uko byagenda kose kubera ko mbere yuko ukunda umuntu urabanza ukamureba ukabona uramwifuje rero hari ikintu bumubonaho gitandukanye n'abandi rero kuba muri kumwe muri mwenyine muri ahantu noneho ngo muri babiri sibyo nshuti yanjye byara amasengesho rega niki se subihindurira se titre ntago ari ibintu reka tujye tureka gufata ibintu by'umwuka ngo tubivange n'iby'umubiri dukora gatogo tubivangavange nimba ushaka gusenga muzagira igihe cyanyu cyo gusengana mwembi mwenyine igihe muzaba muri mariye noneho mushobora gufata n'iminsi 3 y'amasengesho muri kumwe ariko noneho mu gihe mukiri muri fiançailles reka umwe asengera i Remera undi asengera i Butare ntacyo burya bitwaye bivuze ko abakundana cyangwa se abafiyanse babiri badashobora gusengana kuri wowe reka tureke ibi bintu byo kuvuga ngo gusengana n'ibiki reka buri wese asengere iwabo iyo muhuje intego ubundi nta kibazo dufite inararibonye werarise kuri wowe urabyufite bashobora gusengana ariko mu buryo icya mbere abafiyanse bakijijwe badasenganye n'ubukwe bwabo bushobora kuzamo ibibazo n'amarozi n'ibindi byinshi hanyuma impamvu bagomba gusengana ugomba kubanza ukamenya umuntu ninde
fiyanse wa byanga byakunda umenya ugomba kumenya ni umunyantege nke cyangwa n'umunyembaraga iyo umaze kumenya ko afite byanga byakunda mugendana namwe amara no kwezi uba umaze kumenya umusore uko ameze hanyuma umaze kumenya uko ameze kugira ngo wirinde kurushaho mushaka gupanga amasengesho ukavuga uzasengera iwa mu rugo nanjye nzasengera iwacu hanyuma ugapanga umunsi wo gusoza mushaka guhura ahantu ku rusengero mugasoza mushaka gupanga ahantu muri famiye makagina mugasoza mugasenga mugasoza nawe ugashakira ahantu uwo numva ko ufite securite hatavuka ikindi kibazo ariko gusenga ni ngombwa ntago tuvuze ko basiga ngo bajye mu butayi nijoro yababuze ubwenge shitani yabasaba ariko bapanga amasengesho batari kumwe bakayahuriza ahantu bizeye umukobwa yashatse yizeye gahita mugataha ndahizeye nta kibazo ko shitani kuva mu gitsina kugeza ku mugoroba aba yicaye uruhande urakoze ikiganiro cyari cyiza ariko abakurikiranye gusengerwa nagira ngo tubabwire yuko ikindi gice kizakurikira tuzakibagezaho mu gihe kiri imbere cyangwa se mu minsi iri imbere uko Imana izagenda idushoboza tuzagera turushaho no kubona inararibonye cyangwa se abakuru kugira ngo badufashe banagire inama urubyiruko ndagira ngo rero mfate uyu mwanya mbashimire mwakoze cyane Imana ibahe umugisha nabakoze cyane Imana ibahe umugisha mwakoze cyane
Jehova Adonai, uri Imana ikora ibyo ishaka. Ubushake bwawe Mana, ubushake bwawe Mana, kenshi bugasharira, kenshi bugasharira, ariko ntibizaguhindura, uzahora uri Imana yanjye iteka. Sinakubaza impamvu ituma ubikora, kuko nzi yuko biba bikwiriye. Nubwo rimwe na rimwe bitanyorohera, ariko nzi neza ko ari byo byiza kuri njye. Nubwo rimwe na rimwe bitanyorohera, ariko nzi neza ko ari byo byiza kuri njye. Nkuzaniye amashimwe urayakwiriye, ndahamanya n'umutima wanjye ko ari wowe ukwiriye. Oya ntakizaguhindura, uzahora uri Imana yanjye iteka. Oya ntakizaguhindura, uzahora uri Imana yanjye iteka. Nkuzaniye amashimwe urayakwiriye, ndahamanya n'umutima wanjye ko ari wowe ukwiriye. Oya ntakizaguhindura, uzahora uri Imana yanjye iteka. Oya ntakizaguhindura, uzahora uri Imana yanjye iteka. Nkuzaniye amashimwe urayakwiriye, ndahamanya n'umutima wanjye ko ari wowe ukwiriye. Oya ntakizaguhindura, uzahora uri Imana yanjye iteka. 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 Ndaje ndi hano kubw'icyo wampamagariye, ingenzi uko ushaka, byose ndabisize inyuma, kubw'ubugombe bwawe ku buzima bwanjye. Makugendera mu nzira zawe gusa, mu nzira zawe gusa, magarare ku masezerano yawe, ku majambo twavuganye. Makugendera mu nzira zawe gusa, mu nzira zawe gusa, magarare ku masezerano yawe, ku majambo twavuganye. Magarare ku masezerano yawe, ku majambo twavuganye.
twavukanye makugendera mu nzira zawe gusa, mu nzira zawe gusa, magarari ku masezerano yawe, ku majambo twavukanye. Agahinda ka buri munsi mu mibereho igoye cyane, kumva usuzuguwe na bose ndetse n'ababandi muja musengana, ariko mu bihe nk'ibyo wibuke yuko ari inshuti nyanshuti, irakuzi kwa kundi ukanguka ukicara ku gitanda cyawe, ubitse umutwe mu biganza, urira cyane rwose ushavuye. Nta yindi ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima, ry'utekereza Yesu, byunyuramo biruhije nshuti, n'iby'igihe gitoya ntibihoraho, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana, Mana idahemuka jya uyizera. Yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije, nubwo isezerano ryayo risa nkaho ritinda, ntabwo rizahera jya uyizera. Mu mihanda tugenda, urupfu turagendana, tekereza uko ugendagenda, ibuka yamanuka, nshuti mbwira uko wabigenje ngo bibe ukire. Mu mihanda tugenda, urupfu turagendana, tekereza uko ugendagenda, ibuka yamanuka, nshuti mbwira uko wabigenje ngo bibe ukire. Biratangaje cyane iby'Imana idukorera, ariko ikibabaje ntitujya tubyitaho cyane, nyamara Imana ni nziza ntihwema kuturengera. Biratangaje cyane iby'Imana idukorera, birakwiye dushime iyo Mana itwitaho cyane, nta kindi kitubeshejeho n'ubwo buni tugirira, nta kindi kitubeshejeho n'ubwo buni tugira, nta kindi kitubeshejeho n'ubwo buni tugirira. Myaka myinshi ngendera mu byaha, ntaramenya uwamfiriye, kandi Yesu yaramfiriye igorogota. Myaka myinshi ngendera mu byaha, ntaramenya uwamfiriye,
wamfiriye igorogota. Narahariwe kubuntu, ndemerwa kubw'urukundo rwe, yantuye ya mitwaro yose igorogota. Narahariwe kubw'ubuntu, ndemerwa kubw'urukundo rwe, yantuye ya mitwaro yose igorogota. Narahariwe kubw'ubuntu, ndemerwa kubw'urukundo rwe, yantuye ya mitwaro yose igorogota. Yanuye ya mitwaro yose igorogota.